wahoze na twari twakubuze ni matrice n'amahoro wari watinze ntabwo nari natinze yenda hari haruguru ariko ndabona itandara n'ibikoresho bikomeye hano se naho uza gusezerana gira vuba uri urantera tayimu na kariya zana hereza hereza animatrice kuramo n'impeta nabanga waje ku wedding manura nuza amapantaro yawe se ntabwo amapantaro yawe amanuka mukareshya manura cyane ariko uburyo birasanzwe umwaka no gukora cyane muri iyi minsi ya mbere gushyira abana ku murongo birakenewe nimuzongera ntabwo tuzongera kabisa n'ubwa mbere n'ubwa nyuma rwose tubabarire kabisa ntabwo bizongera prefe yego nangwa hari utwo nari ndimo fixinga hano mu mashini nohereza ariko ndabona bisa naho turangiye wibutsa amashuri abarimu mwavuganye ibikoresho byose biri ready no problem nahoze mbavugisha ariko nabonye hari abamwe banze kwakira koro abandi mu bagiye mu byaro sinzi ntabwo bizatorohera ariko reka turebe ngira ngo ba animatrice animateur barahari nabo ariko animateur se banza yahageze ariko kubera ko nabonye nahoze mbona hari abana bari hanze sinzi wabavugisha kuko ndi kumva urusaku hanze aba animateur bari kubona animateur ari niko reka tubwire zama tubwirire animateur tubwira animateur niba ari aho di ndabona warabaye umusore shaka nta nubwo ugitana n'ingofero aracyari umusore wigeze ureba kuri porutayi ureba abanyeshuri niba bahari ibyo ngibyo na animatrice ubizi nawe sinzi imbaraga ariko namwishyuye nabo ari ihembe ubundi yakagombye kuba yaje mbere y'igihe sinzi wamushaka genda umurebe mubanguke vuba amasaha yagiye ugomba gushyira imbaraga cyane mu barimu kubera ko abana bagiye basubira inyuma cyane muri bino bihe bya covid si hard but ntabwo byoroshye ariko bizakunda try your best uvuga ngo master na prefe bavuze ngo ngurebe byo kureba iby'abanyeshuri ukuntu bimeze ibintu byarahindutse vakansi yarageze korona ahubwo yakubwiye neza ahubwo warize iki nanjye uzamenya abantu ntibari bagisohoka siporo ntizari zigikorwa gusumba abantu bose barabyibushye ahubwo bari abana kuza tubakoresha amasiporo na bintu byinshi ni ukuvuga ngo master ni ukumubwira nta kujenjeka bari abana ewana ibyo batakoze muri korona babikora ubu ngubu uko bimeze kabisa ahubwo se singira ngo amasaha yo kwinjira yageze urebe bariya abanyeshuri bakingurire making sure ko nta munyeshuri winjira adakarabye natwe turaje tubagufashe aho ubonyaruka rwose ndabona bategereje bavuze no kwambukiranya umuhanda hariya ndabona bari gushobora kugera gutera ibibazo n'impanuka komera wahoze na twari twakubuze ni matrice n'amahoro wari watinze ntabwo nari natinze yenda hari haruguru nangwa bano bana nta n'ubwo boroshye no kubegera badufasha kugira ngo byihuse birimo
ariko ndabona itandara n'ibikoresho bikomeye nangwa kiriya kintu bamanitse uruzi yaba cyaba kimanitse mu mashuri hose bakaba bakibona. ni ngombwa ko ziriya ngamba zubahirizwa zo kwirinda coronavirus kuko umwana winjiye wese akajya azisoma. ariko noneho naratanga yaza mu swamps guhinga hagaragara ayo biradoze nabo bishukubuka nangwa neza kiravuga ni fashion washize. reba inyuma reba inyuma yabahindiye iyo kuki wazanye uniform ikitse ku kibuno ni fashion yashyizeho akantu buriya ngaho naje iki gikapu bura nta bintu byitangirimo ni materi buriya manura neza ipantaro dore nk'uriya yambaye amasiri buriya abona atagiye mu bathroom siko bagira ngo ntabwo ari abanyeshuri mukandara nakize silipa se byakugendekeye ntabwo ndi zacitse ziri he bivuze ngo wazacitse uri mu nzira uritaninga mu rugo ugarukana silipa none se wabaye wajyaga muri dushe kamambere zishyira hariya ubwo noneho bisa naho nta n'inkweto ufite ubwo zacitse vanamo kamambiri zitware mu ntoki ugende n'ibirenge biravuga si byo se ngawe genda n'ibirenge nibyo wahisemo fata kamambiri noneho ugende n'ibirenge mu ishuri kuko n'ubundi bisa naho wari ugiye mu bathroom kandi ntabwo uragerayo. ariko se biriya hari ibirenze koko animate biriya nta birenze erega reka nkubwire ikibazo mfite animate njye ikibazo cy'ubuhumekero sibyo ndwaye sinezi animateri rero nabo baba batwiyongoza n'iki ibi nabyo ntabwo bizavamo niyo mukarabe hara mu gihugu ngo ntabwo wambara agapfukamunwa animate rwose si ukukubwiye cyanjye ntabwo nakambara agapfukamunwa bitewe n'ikibazo mfite njye ndwaye sinezire uza kwanduza abandi mu ishuri oya njye ntabwo mbanditse ko nta kibazo njye ntabwo ndwaye ambara agapfukamunwa cyangwa utahe ariko se basi animate ambara agapfukamunwa cyangwa utahe akose none se ubu nahe njyahe koko njyahe mu by'ukuri ambara agapfukamunwa cyangwa utahe animate wanshyiriyemo imiyaga nk'umuntu koko zamari ambara agapfukamunwa cyangwa utahe hari bireka byo kukambara ariko umworeye ubuntu bw'ubunuza unatebeza ibyo bishaka akose no gutebeza byavavu ufite ishati ngufi kandi ipantaro yanjye yaranaciye nta n'umukandara ufite nta mukandara nanazi pfa gutebeza ugende mu ishuri tebeza ako wenda kwiga nawe unyiyongoje muri iki gitondo kwiga wowe yagaraba hari ndagasiga ntabwo byose garuka yewe gitani yahari niko amaraso yagiye he inyuma aracibamo metero hari inyuma none se rase zimwe ziracika izindi ntabwo zicika ziracyari nshyashya izi ngizi kuki se utazivashe nangwa zana n'ayo mashaneri abo zibundi animateri ntabwo yabirebaga ngo bambure izi nuzi reka jori tese zamura akaguru gutya gira gutya kuramo urukweto nde ariwe ze n'ubundi ko yaje rutarimo uriya ntabwo rwajabuka animateri warajabuka akira n'aya mashaneri byose ufite muno ni ibiki ibi nta sentire ugira kuramo nawe ujye mu zana aho ngaho
hano se naho uza gusezerana gira vuba uri urantera igihe tayimu ntabwo na kariya zana hereza hereza animatrice kuramo n'impeta nabanga waje ku wedding manura nuza amapantaro yawe se ntabwo amapantaro yawe amanuka mukareshya manura mwende mushuri iyo shati imeze ite iyo shati mubona ako gakapu wakarebyemo animatrice nimo amakaye nakarebyemo nakuyemo glycerine bavuze ngo bafite amanyanga nangwa wihute mujye mu shuri ugire vuba bwangu uriya sabara icyo ufite mu mufuka ni igiki wakarabye ngaka ni ka sanitizer nanakarabye ari zana ka sanitizer si ubu ngubu twamenya ngo washyize sanitizer hari wari wabona sanitizer imezera gutya nk'uko iyi imeze ubu aya si amazi abana rero nimuzongere kwemera za sanitizer zabo nk'uwo yaguhaye glycerine sanitizer barayisiga karabufasha gira vuba make it quick ntabwo wumva kenshi cyane rwose urabona aba bana rero bashobora no kutuzanira ibibazo ukomeze gutya no kwiga bigaragara zamura agapfukamunwa na urashaka kwangiza abandi bana nangwa dugusubize mu rugo ujye muri lockdown yawe zamura neza agapfukamunwa funga igipesu uranika agatuza hano se hano ni iwanyu waje mu bathroom ngaho genda nta kigenda rwose nangwa bwira animatri bwira animatera aclosing gate abanyeshuri nkeka bashizeyo closing gate tugenda n'amasaha twagennye yo kwakira abanyeshuri saya se yarangiye yangaye uko ushaka aho tuzaza ese biremewe kuvuga ukora agapfukamunwa karaba nangwa nubwo hano bazimara karaba wazanye inkweto zacitse uvuye mu murima se zanze kuma se ubundi ntabwo ikibazo ari uko zuma ikibazo zakuma zitakuma izo nkweto bazizana mu karasi reba n'ukuntu wambaye watebeje umufuka wa shati warawumanuye ushyira hasi none wawugeze fashion ishati yacitse no yaracitse uyidodesha se umufuka tebeza iyo mifuka yawe yo washyize hasi ntabwo tuyishaka ahangaha wabonye iniforume zibaho imifuka imeze gutya ni iki bundi cyatumye uza abandi wagira ngo bajya gutaninga home waza ku kazi none se wasoje kwiga ku buryo ujya ku kazi funga gipesu ni ababyeyi mufite
ko ari pesi ikomeye cyangwa sibyo uyu mwana umujyane mu bazi ibibazo uzo kunzanira ofisi report menye ngo urabona ntabwo yambaye nk'umunyeshuri nta makaye afite ariho na umunsi wa mbere ntabwo twiga ni wowe ushyiraho amategeko y'uko gutembera se sha aje gutembera cyangwa aje mu kazi cyangwa mujyane mubanze mu kigo ubisuzume neza ni mate uhereze prefe raporo hanyuma se karara nabo wamenya niba akarara cyane animatri bagenda tukareba abanyeshuri ese nagupfukama kakaguru karavunitse ajya nkugira akazi mwese gute unakora nuko twamfashe mushiki wanjye kubera ko turi imfubyi ku cyumweru byabaye byiza nataje ku ishuri nyine amarira nyine bitanu none kuvuga ngo waje utinze njya kugufungurira wari watinze mu kazi kuko nta karaka kukugira iyo ni shati yawe ya mbere ahubwo se twakumvikanye nyine wenda nyine ukazaza mbabarira kumvikana gute gute wenda nyine nkazaza nyine ngira gutya nkamukubita amafanta ntakerewe nyine ukanataha uhaguruka shaka amafanta ndava kwiga wowe nta kibazo nawe usigaye twavuga ndamugiye ba mwana arakora natwe ntibaduhemba buke buke turaza kumwigaho kabisa turatugabana iyo foto ni foma dore ahubwo dore cyane amana usaba ukuntu kizi no gusonga cyane ni mwiza uriya mutoto uramubona uteze umusista niyo neza ndabizi ndavuga iki n'iki mwanjye reka iki kigo ntabana beza bakibamo dore n'uyu nguyu nawe uzi uyu nguyu nawe ikintu kiri kumugira mwiza amana n'iyi misatsi ni ukuri ko imana isakuye ino misatsi wahita ubona ari shi ari bushi barandega bakunda kwiga bya byaje ariko tuzagenda tumuzanamo gake gake nye uyu nguyu ntareba imana ntabiba birenze ntabwo yatuzanaho amarenga ndabona sinzi iyi laptop yanjye rero ntabwo imvura ni ukugerageza tukareba ko imvura n'imitako animate bavayo kubaza uwo mwana ahubwo tebukubimbwira imvura njyewe ntabwo murabona ko mwicaye ko babwiye mugomba kubahiriza amabwiriza yose uko akorwa wowe nta nawe ufite wo kwicaraho wowe ntabwo mugomba kwicara muri babiri hariya hari intebe naho hamugomba murabona mwakwirinda gute mwegeranye kuri siporo tuziba dukangurira guhana intera kandi mujye mwambara neza ibikapu biba mu ntebe n'imbere ntabwo biba hejuru dore icyo kintu wambaye ntabwo wambaye kora n'ikintu wambaye
abana beza nawe ugera inyuma muhani neza ambara neza agapfukamunwa ikibaho cyo cyandika yaza kanagisa neza nyawe icyo nandika kurize naho umuntu araza n'ubundi prefe ndabona n'ubusitani neza hano bazabitunganya urabona se hataraguyemo ibintu ariko nubwo bakuze baza n'abakozi babo urabona n'intuza n'imyiteguro babakoze ngira ngo bagire no kuri refetoire bose amasuku ameze neza bamwe bari kuba bakora amajaride abamakurinazi nabo bazaze bakora ariko ni make ntabwo wazabwira abanyeshuri bakazajya bareba ukuntu hano imbere bahagira hose bagasubiramo neza hose ndetse n'ariya mababa bakajya bayashoratora akamera neza nabonye bazanye ikiguri cyinshi ntawamwe ntabwo ari byiza amadirisa nawe ukita ku bakobwa cyane tukaba intangarugero babanjirira cyane mu nk'uriya waza afite imisatsi ntabwo twamenya ngo turatandukanya wowe na nuza n'uriya uriya mukobwa wundi nabonye afite imisatsi n'abariya baje bambaye inkweto zitagize zidafite amarase badafite sentire ibyo byose mugomba kubicekinga mukabireba neza kurasa ndabizi amasomo nawe ari kubigenza neza byategura kuko ni umwaka udasanzwe amasomo agomba guhindura ritime twakoreraga bigahinduka ibintu byose abo kugira ngo bigende neza byo kundebera ba bana batsinze imikino banga imikino kugira ngo abana bongere bayiorganize bajye ku layini bamenye ngo twagarutse mu shuri tugomba gukora ibintu neza tukagira bakina agapira bakongera kuba kuriya ni ukuvuga ngo igitekerezo mwagize niko icyumweru cyose ibyo twakwitamo nyine wenda kwiga bagatangira igikorwa kiriya kindi kizaza cyane muri disipurine no mu masomo mwihangane rwose mwongere imbaraga kuko urabona nta burere burimo guhera kuri zero icyumweru cyose no kubanza kubitaho munakoresha ibyo animatrice rwose ndabasabye ndabirinze kuko disipurine niyo ya mbere kugira ngo babashe no kwiga neza tugomba gutanga umusaruro tukagera kuri levo twari turiho sibyo nta kibazo na ya gahunda uza kuyikora ngira ngo yawe watangiye ndaza kuzikora ndimo abatari abanyeshuri abarimu bari kuvuga ngo ni abanyeshuri ndaza kubirebaho byose hama ibintu byo kugira ngo n'ushara abarekarama ngo ni abarimu bafite babwira bongera kugira icyo bakubwira ndaza kujya kubaganiriza ntibagire ikibazo ndumva gahunda twayihaye rwose mwihangane mukore cyane ariko uburyo birasanzwe umwaka no gukora cyane muri iyi minsi ya mbere gushyira abana ku murongo birakenewe nangwa mu mbabarire hari umuntu wa wundi nahaye isoko ryo kuza muri neza ibikoresho wari waragendeye imidi harufu ya nuza ya konami ariho aramamagara reka mwicare animateri rero tubanze tubyumvikane ku ruhande rw'abahungu harimo ikibazo gikomeye cyane bafite amashati asa neza ukuntu imyitwarire imvugo mu mutwe bigaragara ko bisa naho nta kigero sibyo byumvikaneho neza tubikore neza undi umurimo kureka w'abakozi rwose bari kubafasha neza ngira ngo
ejo biraba byatunganye abarimu bazaba bahageze dutangire gahunda uko bisanzwe. Ubu rero ni ukwimanika amategeko y'isuku yose, amategeko kwirinda covid n'amabwiriza byose bikubahirizwa, sibyo? Ariko uruhande rw'abakobwa, uruhande rw'abahungu, muri refectoire, mu mashuri ndetse n'aho twicara n'aho turuhukira hose, ndetse no mu bibuga aho dukinira hose, ibyo bigomba kubahirizwa, bigatunganywa, ubundi tukagendera ku murongo mwiza. No muri classe bagarutse ko abakobwa bakiri abandi bose bagiye umva isuko nuze yatwise manzi nuze yabonye akazi gusa hano yagiye no muri Amerika none afite abagabo numva muri iyi minsi nameze neza sinzi neza gusa ubu nari ndyoshye kugera kuri Kigali ati nari naratwitse nta nubwo mubona akarebe neza ubwo simba nigera mu gusa naratwitse amafaranga ibigabo ahubwo abakobwa bose bajye banshaka mu kigo nzaba agapasi bimapu bimeze nabi usigaye uracyabufite base bwawe ntabwo nabasha kubivamo uko buraryoze ifaranga muri Kigali ahantu hose mba naratembere narahamaze baby denda no kubona bakende nizo yariyongera yabaye nyinshi ahubwo se ntabwo bimeze neza nka mbere ko bafite ikibazo mbere narabaye igisupusupu ego ko ufite ikibazo bose barayimuteye barabikoze urumva se sigaye ngendana nazo zaguhereza se ndumva ubushyuhe mfite ubushyuhe bwe bajya baririmba ahubwo namwe muzambire mfite ibigabo biri mu kazi uzabikora se tuzabikora kwa yitwa uzafate twana dutoya turi hariya apana kujyana hari n'ikiraro cyangwa ko kiragushaka kirakwemera kirarekura ifaranga rarifite bigira ikibazo uzatubwire gikure y'amaso yarasaze Dear students, good morning. Good morning. How are you? Are you okay? Yes. So you are most welcome muri Convention High School. Twishimiye kongera kubabona imbere yacu dukomeza amasomo. Shara neza shara. Okay. Shara neza. Uyu mwaka rero ni umwaka utoroshye murabizi ibibazo byagiye bamo cyane icyorezo twahuye nacyo cya COVID-19. Uko nari mbitangiye rero mbwira uyu mwana hari amabwiriza twese tugomba kubahiriza kugira ngo covid itazaza igafata umwe cyangwa twese ugasanga twongeye gusubira mu rugo cyangwa mu cyaro. So ni ukuvuga ngo amabwiriza hari amabwiriza tugomba kubaha twese. Irya mbere gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Irya kabiri mwese mwambare neza udupfukamunwa. Nawe uryamye ushaka mwese mugomba kwambara neza udupfukamunwa, sibyo? Uko bikwiye, uko minisante ibidutegeka. Ikindi kwibuka gukaraba neza intoki uko bikwiye. Babandi rero bazanye glycerine bazana amazi mu ducupa, ibyo ni byendo hano mu gukaraba gusa n'isabune nziza, sibyo? Ikindi mukirinda kwegerana. Hanyuma andi mabwiriza ajyanye n'amasomo na discipline n'ibiki byose muzagenda mubisubirwamo, ariko ndagira ngo mpereze umwanya mugenzi wanjye hano gusubiza amasomo abasubiriremo abaha amabwiriza muzagenderaho azabagenga mu bijyanye n'iki n'amasomo. Nyakubahwa Hello students. How are you doing now? So as our director told you, headmaster told you that you have to be sure that you are okay and safe. See that this time is not easy to struggle with the problems of COVID.
COVID-19, but you have to be strong and very beautiful. This is a problem. So abafite ibibazo by'abarimu abateachers bataraza nabo vuba aha ngaha bazaza, ariko mugomba kuba careful kugira ngo ibintu bizagende neza. Ntabwo wakwiga urwaye, kandi murabizi yuko studies zanyu ni ingenzi mu buzima, ko murayiko mugomba kuzajya mumenya ngo n'ibiriye bihindutse murahindukana nabyo, kandi focusing ku kintu mugomba kuba ejo, sibyo? Rero kugira ngo muzajye musobanurirana muri 1 student, 2 students or 3 students, ahubwo mu traininga ajye hano ku taburo asobanurira abandi bakomeze bakurikire, sibyo? Ariko nta bintu byo gutacingana ntabwo ari byo. Turashaka mube smart, mwirinde, kandi nimwirinda natwe muzaba muturinze. It is understandable, I think so. Hanyuma rero ubwo ngubwo musubiremo ndumva ku mwararebaga amakuru ku television, mukareba uburyo amasomo atangwamo, mwanasubiramo bimwe mu byo mwize. Ibitabo birahari mu library, maze tukabatiza, hanyuma mukaba mutangira kwiga, haba ku barimu bataraza nabo bazaza mu wiki ikurikiraho. Ndumva nta kibazo kirimo, sibyo? Tuzakomeza rero tugende twumva ibyo bibazo byanyu, tunashaka solution kugira ngo bigende neza, sibyo? Rero mbifurije kugira ngo iki gihembwe cy'amashuri muzakige neza, kandi turabakunda. Hari uba ufite ikibazo? Ngaho ikibazo nari mfite, wazamura agapfukamunwa. Ntabwo byemewe kuvuga agapfukamunwa k'amanini. Ntabwo babonye ibyo bakunda gusitirira natwe se. ntabura n'undi benshi umuntu yazaza kumeza yambaye agapfukamunwa agiye kurya. Ibyo byo kururaje none se wazajya ucisha ibyo kurya rero wowe uratekereza nk'umwana. Ibyo nabyo bizajya biba bifite amabwiriza yabyo n'umuyobozi ushinzwe ibyo kurya nk'abajishe. Rego nanjye ikibazo nari mfite agenda ku bindi bigo nkasanga amabwiriza bafite bongereye amasaha mu gihe dutangira n'iki, buriya twebwe nta kuntu mwashaka ukuntu mwatugabanyiriza amasaha, kibazo tukajya dutanga nka saa 9 kwibura saa 11 ndekera rwose. ibyo bibazo bijyanye n'imba wicaye, abandi bafite ikibazo cy'ibijyanye n'ibindi bigo, ntabwo ikigo cyacu kigendera ku mabwiriza y'ibindi bigo, ahubwo kigendera ku mabwiriza arimo ati nyine hari ibintu nari ngiye kumubwira nyine ana metero hano ana metero koko dore ko ni ijambo nari ngiye kumubwira bituma duhagarara hano, ariko rwose hano ntabwo twari tugamije kuhaza. Amategeko master bahaye mwayubahirije, upfukamunwa buri
mati rwose dore ngaka ngenda nagafite nta nakagenda uriga naharya muri mu biti ariko animati ubyoroheje mfite hano muzungu rutano sibyo ubyoroshye kabisa udufashe tubabarire dore n'ikintu nimuzongera ntabwo tuzongera kabisa n'ubwa mbere n'ubwa nyuma bose tubabarire kabisa ntabwo bizongera